ije kugukiza icyo wari ufite, ntabwo ije gutabara ku ntambara utari urimo, ije gutabara ku ntambara wari urimo, kuko irabisobanuye neza. Icyo gikombe wari ugifite mu ntoki zawe. Ntabwo Imana ize gukiza Kanani iba imbere, kandi ntabwo ugenda usubira inyuma, ahubwo ugenda utera imbere. Ijambo ry'Imana bivuga ku bakunda Imana tuva mu bwiza, from glory tujya mu bunzi, imbere y'umuntu hagakinguka la forever. Ni Imana ibasha gukura umuntu mu kimwaro akava mu kimwaro. Nefode fore brayfo ni sifoni ya kirebo. Ni Imana ikiza indwara zose, kuko ni Jehova Rafa la santo penefo alakuwa ne transegedevore sai. Ni Imana ikuraho amarozi, ni vayibore fore sai de kide. Ni Imana ikuraho imigambi yicakura. Bini wa shante kede foyas yeure. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Waba dukurikiye ubabaye cyangwa se ufite ibibazo bitandukanye, ariko reka nkubwire ngo kurira kwararira umuntu mu gitondo impundu zikavuga. Niyo mpamvu tugira gutya tugakora hirya no hino, tukazana abantu inararibonye. Ndagira ngo mu kiganiro cyaho neza uraho neza n'amahoro. Yego n'amahoro cyane. Reka ngusabe kugira ngo usuze abakunzi b'Imana Irahari TV ndetse n'abakunzi ba Mosi TV. Bakunzi b'Imana Irahari TV ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Bakunzi ba Mosi TV ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Revera Pasteur Dukuze Yesu Jean Aime, nkaba umushumba mu itorero Blessing Miracle Church. Umwaka mushya. Umwaka mushya kuri twese, umwaka uzatubera umwaka mwiza kandi w'umugisha. Iyo nicaranye n'abantu bakuru ngewe biranezeza cyane. Kera abantu batazagira ngo mba ndi gukabya, muri 95 mu ntangiriro z'umwaka nari kumwe na sogokuru, tujya guca ibigori. Yari mu kwezi kwa 4. Ancira ibigori ibigori 7, arampambirira. Urumva nk'umusaza agenda areba ikigori gikomeye kugira ngo aze kukimaraho umwanya. Yego. Nuko arambwira ati mwana wanjye, kuko yarazi ko papa atakiriho, yarazi ko papa yaba yarapfuye, yari mu buhungiro. Arambwira ati mwana wanjye uzakunde kwicarana n'abakuru. Uzakunde kwicarana n'abakuru, kuko buriya iyo umuntu yicarana n'abakuru agira ibitekerezo bizima, agira indangagaciro za ndi umunyarwanda, amenya amateka. Mu mibereho yanjye burankunda kwicarana n'abantu bakuru cyane. Niyo mpamvu nakunze kubisaba Imana, mbwira Imana ati Mana, ku Imana Irahari TV uyu mwaka wa 2025 uzambe kwicarana n'abantu bakuru. Amen. Kugira ngo nanjye nkomeze gukura. Ntabwo byatinze rero, mu kwezi kwa 6 yahise yitahira, ariko mu bintu bibaho nanditse ngenderaho kwicarana n'abantu bakuru kiri ku mwanya wa mbere, na madamu wanjye arabizi. Uzakomera. Uyu munsi rero ndishimye. Mukozi w'Imana, reka ngusabe kugira ngo udusabire umugisha, udusengere mbere yo kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu uyu munsi. Karibu. Mana, mu izina rya Yesu turagushima kuri Imana ikomeye, turagushima kuri Imana nziza, turagushima kuri Imana iturinda ku manywa na nijoro, turagushima kuri Imana itubera amaso, turagushima kuri Imana iturwanirira ibyo tuzi n'ibyo tutazi, ukadutsindishiriza ibyo twamenye n'ibyo tutamenye. Turagushima ko tuba hafi, ukatuba hafi ukaduhumuriza. Turagushima ko waturinze iyi myaka tumaze, ibi bihe tumaze, suko Satani yakijijwe, suko abadayimoni bakijijwe, ahubwo ni neza yawe n'urukundo rwawe. Jambo ryawe ravuga muri Yesaya ngo ugushikamijeho umutima uzamurinda abamahoro masa, kuko akwiringiye. Turagushima kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda. Turagushimira izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ntaba ari twebwe muri uyu mwanya, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bwami bwawe buze mu izina rya Yesu.
amen amen. Urakoze cyane. Ubwami bw'Imana buze. Ubwami bw'Imana buze. Kristo nibaza yabwiye abigishwa arababwira ngo nyaboneka nimuzajya musenga mujye mukunda kuvuga ngo ubwami bwawe buze. Ubwami bw'Imana nibuze muri iki kiganiro. Ubwami bw'Imana buze. Ikirere tugifashe mpiri, ibendera ry'ubutsinzi rizamuye ahantu, kandi n'abadukurikiye baraza kugubwa neza kuko babasengeye. Hanyuma ntabwo dufite byinshi byo kukubaza, icyo koze twaguhereza ikaze ndetse na karibu kugira ngo utugezeho icyo Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Murakoze cyane. Reka twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Abadukurikiranye turareba mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 51 umurongo wa 21 tugeze kuri 23. Yesaya 51 21 tugeze kuri 23. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko noneho rero umva ibi, yewe urengana ugasinda utanyoye vino, umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe ibunana urubanza rw'abantu bayivuga iti, dore ngiye kukwaka nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki, ntuzongera kukinyweraho ukundi. Ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Nkunda cyane iyo ngiye kuvuga ijambo ariko nanjye rifasha, nkumva nanjye ubwanjye hari ukuntu rifasha. Iri jambo riramfasha ku rwego rwo hejuru. Harimo amagambo ngiye guheraho avuze ngo nuko rero umva ibi, yewe urengana. Kuki batashyizeho izina? Bibiliya ni inyanja, Bibiliya ni ngari. Hari aho uzagera ukumva bavuza inkuru bakakubwira ngo ni kwa Zakayo, bakakubwira ngo ni kwa Simoni, bakakubwira ngo ni bya Petero, bakakubwira ngo ni bya Lazaro. Ibyo ahari bikakugora kubyumva ugira ngo bigarukiye kuri Lazaro gusa, bikakugora kubyumva ugira ngo bigarukiye kuri Zakayo gusa, bikakugora kubyumva ugira ngo bigarukiye kuri Yayiro wenyine, wakumva ngo ni kwa Korneliyo ukagira ngo bigarukiye kuri Korneliyo wenyine. Aha rero siko bimeze. Bavuze ngo umva ibi, yewe urengana. Indi urengana ninde bari kubwira urengana? Ni ijambo ryawe, ntabwo ari ijambo ry'undi muntu. Iyo tuvuga kurengana, warenganira muri biro. Iyo tuvuga kurengana, warenganira mu modoka. Iyo tuvuga kurengana, warenganira mu Rwanda. Iyo tuvuga kurengana, warenganira kuri social media. Iyo tuvuga kurengana, i Burayi waharenganira. Iyo tuvuga kurengana, muri Europe waharenganira. Iyo tuvuga kurengana, mu Rwanda waharenganira. Iyo tuvuga kurengana, akarengane kakubaho ukora akazi ko mu rugo. Iyo tuvuga kurenga, ariko ndashima Imana ikiza umuntu akarengane. Ndanashima Imana yashyizeho leta y'u Rwanda kurenganura abarengana. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiliya yaravuze ngo nuko rero yewe urengana, yewe urengana, ntiyaritikira izina. Imana izi amazina yacu, Imana izi amazina y'abatubyaye, Imana izi amazina yawe. Kuki itanditseho izina ryawe? Kuki itanditseho izina ryanjye? Biri mu buryo muri ahantu enkoni butazwe. Yewe urengana, urimo urarengana gute? Umaze imyaka urengana gute? Umaze ibihe urengana gute? Umaze ibyumweru urengana gute? Bishoboka ko akarengane kawe katangiranye n'igihe washakiye. Bishoboka ko akarengane kawe katangiye n'igihe wabereye imfubyi. Bishoboka ko akarengane kawe katangiye n'igihe wabereye umupfakazi. Bishoboka ko akarengane kawe katangiye n'igihe warangirije kwiga. Bishoboka ko akarengane kawe katangiye ugitangira kubatizwa. Bishoboka ko aribwo akarengane kawe katangiye, kuko hariho n'akarengane k'imyizerere, hariho n'akarengane k'imyemerere. Ariko Imana ntabwo yitaye kuri buri karengane kari ko kose. Izanye itangazo kuri iyi tariki. Nuko rero umva yewe urengana, warangiza ukamera nk'usinze utanyweye. Ibi nabyo ndagira ngo mbivuge akantu gatoya. Gusa nusinda kandi utanyweye
hamwe, ni ukugaragaza stress, ni ukugaragaza ibibazo, ni ukugaragaza mu mutwe ko hari uburyo wacanganyukiwe. Wari wabona umuntu ubukene bwacanganyukishije, wari wabona umuntu inzara yacanganyukishije, wari wabona umuntu agahinda kacanganyukishije, wari wabona umuntu imibabaro yacanganyukishije. Nuko rero yewe urengana ugasinda utanyweye, tega amatwi wumve iby'Uwiteka umwami wawe uburana urubanza rw'abantu be avuze muri uyu mwanya. Ninde uvuze? n'Uwiteka. Tega amatwi wumve iby'Uwiteka uburana urubanza rw'abantu be avuze muri uyu mwanya, ngo dore watse icyo gikombe cy'ibidandabiranya, watse icyo gikombe cy'umujinya wanjye, watse icyo gikombe umaze igihe unyweraho, watse icyo gikombe cy'ako gahinda, watse icyo gikombe cy'iyo mibabaro, watse icyo gikombe cy'urwo rushako rwanze, watse icyo gikombe cy'urwo ruzingo rwanze. hari no kurengana kubera ko umaze igihe udashaka, hari no kurengana kubera ko byanze, hari no kurengana kubera ko byanze, ariko Imana iravuze ngo ikwatse icyo gikombe cy'ibidandabiranya, watse icyo gikombe cy'ibidandabiranya, watse icyo gikombe umaze igihe unyweraho. Imana yemeye guhindura stati yawe, Imana yemeye guhindura stati yawe, ng'ubuhanuzi ufite muri uyu mwaka, ng'ubuhanuzi ufite kuri iyi saha. Imana yemeye guhindura amateka yawe, Imana yemeye kukwimura ku ntebe wari uriho, Imana yemeye guca agasuzuguro umaze iminsi kakuriho, Imana yemeye guca amagambo umaze iminsi urimo uravugwa. Watse icyo gikombe ko sato penemo, watse icyo gikombe cy'ibidandabiranya, watse icyo gikombe. Imana yemeye ko ayo magambo batazongera kuyavuga. Watse icyo gikombe, watse icyo gikombe wari ugifite mu ntoki zawe. Ndagira ngo numvikane n'umuntu urimo uruva ubutumwa muri aka kanya. Ntabwo Imana ize kugukiza ikintu utari ufite, ije kugukiza icyo wari ufite. Ntabwo ije gutabara ku ntambara utari urimo, ije gutabara ku ntambara wari urimo, kuko irabisobanuye neza. Icyo gikombe wari ugifite mu ntoki zawe. Ntabwo Imana ize gukiza indwara utari ufite. Oya, ubuhanuzi ntabwo ari ubuguhanurira kuzakira indwara wari kuzarwara mu myaka itaha, ahubwo icyo gikombe umaze iminsi urimo uranyweraho, icyo gikombe abantu bamaze iminsi bakubona ufite, icyo gikombe abantu bamaze iminsi babona kikudandabiranya umeze nk'umusinzi. Nicyo Imana ivuze ngo kwatse icyo gikombe cy'ibidandabiranya, aricyo gikombe wari ufite mu ntoki zawe, ngo ntabwo uzongera kukinyweraho ukundi. Haleluya! Ntabwo uzongera kukinyweraho ukundi, ntabwo uzongera kukinyweraho ukundi. Uyu ni Imana ibibwira aya magambo, ngo ni umuntu warenganaga adafite umuhumuriza, adafite umuhumuriza. Mu izina rya Yesu nguhesheje umugisha wo kwambuka muri uyu mwaka wahinduriwe amateka. Mu izina rya Yesu winjije mu mugisha wawe, mu izina rya Yesu winjije mu butabazi bwawe, mu izina rya Yesu nguhesheje agaciro kawe, mu izina rya Yesu nguhesheje izina ryawe. Izina ryawe bari baranduje, ndihesheje kongera kugira agaciro. Izina ryawe bari baranduje, ndihesheje kongera kugira imbaraga. Ibyo abadayimoni bakunyaze, nguhesheje kongera kubyakira. Mu izina rya Yesu Kristo, urwego ugomba kugeraho ugomba kurugeraho mu izina rya Yesu. Kanani iri imbere yawe, ntabwo iri inyuma yawe. Aho wavuye niho habi, ndasubiramo, ntabi imbere. Kanani iri imbere, kandi ntabwo ugenda usubira inyuma, ahubwo ugenda utera imbere. Ijambo ry'Imana bivuga ku bakunda Imana, tuva mu bwiza, from glory tujya mu bundi, tuva mu bwiza. Haleluya! Yewe urengana, yewe urengana,
ugasinda utanyweye, watse icyo gikombe cy'ibidandabiranya, watse icyo gikombe, watse icyo gikombe. Imana igukiza akarengane, Imana igukiza akarengane, akarengane akari ku kose waba umaze igihe uhagazemo, Imana ikagukize, Imana ikakuvanemo. Imana izi gukiza. Bibiliya bivuga neza ngo umwami Imana azi gukiza abamwubaha, umwami Imana azi gutabara abamwubaha. Ntabwo nshaka gutanga ingero nyinshi muri Bibiliya, sinshaka gutanga ingero nyinshi ku bantu kuko ndimo ndavugana nawe. Iri jambo ntabwo ari irya Yohana uri ku kirwa cy'Ipatimo, ni irya uri mu karengane. Iri jambo ntabwo ari irya Yeremiya uri ufungiraniwe mu rwobo, iri jambo ni iryawe. Iri jambo ntabwo ari irya Daniyeli uri mu rwobo rw'intare, iri jambo ni iryawe. Hari akarengane umazemo igihe, hari akarengane umazemo igihe. Imana yafashe umwanzuro, Imana yafashe umwanzuro, nkwambuye icyo gikombe cy'ibidandabiranya, ntuzongera kukinyweraho, ntuzongera kukinyweraho. Ndagira ngo winjire mu ihishurirwa ukimara kumvira ijambo, ndagira ngo winjire mu iyerekwa ryo kwireba mu buzima wari urimo uyu munsi, ukabona bwahindutse, ukabona ubuzima bw'uyu munsi bwahindutse amateka. Ndagira ngo ngutangarize ikintu Imana ivuze muri iri jambo, ibyo umaze iminsi urimo bigiye guhinduka amateka, bigiye guhinduka ejo hashize, bigiye guhinduka ejo habayeho, bigiye guhinduka ejo habayeho, bigiye guhinduka ejo habayeho. Watse icyo gikombe cy'ibidandabiranya, yewe urengana, yote poste fole traide kidebo. Imana irimo iravugana, numvishijwe, Imana irimo iravugana nanjye. Iki ni igihe cyawe, iki ni igihe cyawe. Abagusekaga ntibazongere kuguseka, iki ni igihe cyawe. Imana irimo iravugana nawe, abakumwazaga ntibazongere kukumwaza, iki ni igihe cyawe. Imana irimo iravugana nawe, ibyakwirukansaga ntibizongere kukwirukansa, iki ni igihe cyawe. Imana irimo iravugana nawe, ibyari byarakugizeho ijambo bikakurekura, iki ni igihe cyawe. Ngo bararose, ngo barazinze, ngo baratabye, ngo bashize mu icupa, ngo baramanitse, ngo batambye ibitambo, ngo baranditse, ngo barasebeje, ngo bagize gute, ngo baza aho utaha, ngo baza aho utuye, ngo bazi ibyo ukora, ngo baza aho abuvugana nabo, ngo baza aho urira, ngo baza aho unywera, ngo baza aho bagufatira, ngo bazi ibyo bagufatiramo. Hejuru yabo Imana itangaje itangazo, yewe urengana, yewe urengana, wa mugabo urengana. Iri jambo nagira ngo uryumve nk'iryawe, ntabwo ryigeze ryaritikira ngo inavuge ngo yewe wa mutamu urengana, ryavuze ngo wowe urengana, wowe urengana, uri umugabo urengana, wirukanwe nta mpamvu, nta mperekeza wahawe, uhora ugambanirwa nta mpamvu, uhora mu karengane nta mpamvu. Ni ukurengana no guhinga abandi bakeza ntiweze, nako ni akarengane, nako ni ukurengana. Uza abandi basarura mwarabibiye rimwe ukabona ntusaruye, ngo nuko hari umuntu wakandagiye mu murima wawe, ngo nuko hari umuntu watabye ibintu mu murima wawe. Yewe urengana, yewe urengana, yewe urengana, yewe urengana ku mpamvu izo arizo zose urimo urenganiramo. Ijuru ryatangaje, ijuru ryafashe umwanzuro, ijuru ryafashe umwanzuro, ijuru ryafashe umwanzuro, ijuru ryafashe icyemezo. Ngiye kukwambura icyo gikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe umaze iminsi unyweraho, ari cyo gikombe umaze iminsi ufite mu biganza byawe, ari cyo gikombe umaze iminsi ugendana. Iki gikombe iyo ugifite abantu ntabwo bayoberwa ikintu ufite mu ntoki. Niyo mpamvu abantu benshi bazi amateka y'ibibazo byawe, ari nabo bagiye kumenya amateka y'ibisubizo byawe. Ndashima Imana, igikombe wakinywaga wanadandabiraga abantu bakureba, aho wadandabiraniraga, aho wanyweraga, niba Imana ikikwakiye, ndagira ngo mvuge ijambo rindi ririmo hagati ngo ngishize mu biganza. Iki gikombe Imana ntabwo ikikwambuye ngo ibura ahantu igishyira, ntabwo Imana ikikwambuye ngo ibura ahantu ngo ikigumane nayo, ntabwo Imana ishaka kukigumana, ntabwo Imana ishaka kuzongera kukinywera. Ngo ngishize mu biganza by'abakurenganyaga, ngo bakakubwira ngo rambarara, rambarara, ryama hasi tukugende hejuru, ngo nawe kubera amabura kindi, kubera kubura icyo ukora ukemera ukarambarara, bakakugenda
kugenda hejuru mukamera nk'inzira y'abagenzi. Imana iravuze ngo ngishize mu biganza by'abakurenganyaga, ngishize mu biganza by'abakurenganyaga. Barangiza bakakubwira ngo rambarara tukugende hejuru, rambarara tukwicare hejuru, ngo nawe ukemera ugatega umugongo ukamera nk'inzira y'abagenzi. Ndashima Imana izanye ubutabazi ku buzima bwawe, ndashima Imana izanye iyerekwa rishya ku buzima bwawe, ndashima Imana itabaye umugabo wawe, ndashima Imana itabaye abana bawe. Preseko tala benefore drive, ndashima Imana itabaye business yawe. Robin Chantere Kirebo, ndashima Imana iguhaye visa wari warayibuze. Preseko tala benefore ngo ariko ngo bari abantu ngo bahanura ngo bagahanura na visa. Wowe utayishaka mu buryo bw'igitangaza nta kibazo, ufite famiye izayiguhesha. Hari abandi turya twasenze, tukambara twasenze, tukabaho twasenze, tukaba tuzi ko ibyo dutunze natwe ubwacu biriho kubera Imana, biriho kubera Uwiteka. Ndashima Imana penefo tide kid desini bone for the rise kwa nawe ugiye kwambarira impeta imbere y'abari baravuze ko utazayambara. Zepane for the rise kid, ndashima Imana imishinga yawe nawe ugiye kwaguka. Lepose ko talabo, ikirere cyawe cy'imishinga kiragutse, ikirere cyawe cy'inganda kiragutse. Natene pene for the rise kwa ikirere cyawe losele gole for the mene for the dry zandere bone for the dry shamashuri kira yose ko talabo. Nawe abana bawe no bahawe ubwenge ne bevore dry zeki le shanto de kiribo ne tayamango yasiga amagambo mabi wabwirwaga ikirere cyayo kirahindutse. None ugiye kubwirwa amagambo me urengana ugasinda utanyweye. Niwumva ibyo Uwiteka avugana nawe. Nkwatsi icyo gikombe cy'ibidandabiranye nicyo wanyweragaho, nicyo wahoranaga, nicyo wahoranaga. Kuwa mbere wahoranaga icyo gikombe, kuwa kabiri ugahorana icyo gikombe. Imyaka ishize unywera muri icyo gikombe, ntabwo wari uzi ko iri tangazo rizabaho, ariko Imana iraritangaje, Imana iraritangaje, Imana iraritangaje, iratangaje ngo nkwatse icyo gikombe cy'ibidandabiranye, ari cyo gikombe cy'umujinya wanyweragaho. Dore ubuhanuzi bwawe benefotaya kidabo, uburwayi wari ufite Imana irabugukishije, kuko nicyo gikombe wanyweragaho, nicyo gikombe wanyweragaho. Ndabizi neza ukurikije icano imyaka myinshi uzakomeza unabikurikiranye. Hari igikombe cy'ibidandabiranya Imana ivanye mu biganza byawe, hari igikombe cy'ibidandabiranya Imana ikuye mu buzima bwawe, hari igikombe cy'ibidandabiranya. Hari akare lekotana benefo rasirebo. Ndashima Imana yemeye ko izi cano zibaho kugira ngo nawe binyuze mu buryo bwa online uzumva ubutumwa bwiza, uzumva ubuhanuzi. Ubu ni ubuhanuzi bwawe, ubu ni ubuhanuzi bwo ku muryango wawe, ubu ni ubuhanuzi bwo mu mishinga yawe, ubu ni ubuhanuzi bwo kuri diplome yawe, ubu ni ubuhanuzi bwo kuri lisansi yawe, ubu ni ubuhanuzi bwo kuri iyo ndwara wari urwaye, ubu ni ubuhanuzi bw'ejo hawe hazaza, ubu ni ubuhanuzi buje kuvuguruza igikombe wanyweragaho n'abakubona gukinyweraho. Mwatsi icyo gikombe cy'ibidandabiranye ngishize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira ngo rambarara tukugende hejuru, nawe ukemera ukarambarara ugatega umugongo ukamera nk'inzira y'abagenzi. Ariko tori igesefotala kidebo benefotaya saserebo yasi leto pesefo shande kidebo. Alo 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 papa le profone transe kidebo shantita yamande fore dra. Ni Imana ibasha kubohora umuntu aboke benesekota yabo, ni Imana ibasha gukingura hakinze imbere y'umuntu hagakinguka. La 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 bana fore dra. Ni Imana ibasha gukura umuntu mu kimwaro akava mu kimwaro. Nefode stefore braifo ni sifoni ya kidebo. Ni Imana ikiza indwara zose kuko ni Jehova Rafa. La santo penefo alakuwa ne transegedebore sai. Ni Imana ikuraho amarozi nivayibore fore sai dekire. Ni Imana ikuraho imigambi y'incakura mbini washanteke defo yas. Ye urengana ugasinda utanyweye. Nkwatsi icyo gikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe umaze igihe unyweraho.
ndagushimiye mana. Mana ndagushimiye ngo haye icyubahiro. Mana ndagushimiye ngo haye icyubahiro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Izina ryawe n'umunara muremure. Izina ryawe rirahambaye. Ndagushimiye mana. Ndagushimiye ko ufashe icyemezo cyo gukiza umuntu kanseri, kandi bari baramubwiye ko kanseri itakira, nicyo gikombe yanyweragaho. Ndagushimiye ko ufashe icyemezo cyo gukiza umuntu prostate, bari baramubwiye ko itakira, nicyo gikombe yanyweragaho. Ndagushimiye ko ufashe icyemezo cyo gukorera umuntu mariage, bari baramuzinze ko itazaba, inshuro abenzwe ntiyazibara, ariko ndagushimiye ko ufashe icyemezo cyo kumukora mariage. Ndagushimiye ko ufashe icyemezo cyo guha abana b'uyu muntu ubwenge, n'ugiye yabonaga bahora batsindwa nta kintu adakora, ngo anabashakira abarimu bakocinga ariko abana bagatsindwa. Ndagushimiye kuri Imana ya hafi ukaba Imana ya kure. Ndagushimiye aba bantu bari kudukurikirana bari ku migabane y'i Burayi bafite ibikombe bamaze igihe banyweraho, ariko ndagushimiye binyuze mu ijambo ryawe ko batabaye. Ndi igikoresho cyawe, uhabaho umugisha nanjye umpa umugisha, uko ijambo ryawe rivuga ngo wigisha agabane n'uwigishije. Ijambo ryawe byambaje Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane, no comment kabisa. Nta kintu narenzaho nyuma yo kuvugana n'Imana akarengana, ahubwo nifuza ko wahita utanga nimero ya telefone. Ukeneye kuba wamvugisha kuri WhatsApp cyangwa ukamvugisha bisanzwe, ni 0783 49 8785 0783 49 Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane we wabanye natwe. Iyo niyo nimero y'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi ukomeye wabyiyumviye, ukeneye ko agufasha gusenga, ukeneye cyane cyane abakunzi bacu bari hari y'Ibwota Amasimbi, nimuhamagara umukozi w'Imana mufatanyirize hamwe isengesho. Nimutarakora subscribe, niyo nkunga tugusaba kugira ngo ubutumwa bujye bukugeraho 5 kuri 5 tukibusora. Imana amahoro guhereza umugisha. Reka tugushimire. Amen. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turizera ko n'ubutaha tuzagutumira ukatwira. Nzagaruka. Amen.